Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tweze tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho, dukureho mwami icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe. Tumara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri aka kanya ko kuririmba, twemerera indirimbo yacu kubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya w'umugisha n'uw'imfabusa. Icyo nanze no gukora ku mwijima, mu izina rya Yesu Kristo, numuye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke. Icyubahiro ni icyawe, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jyukora nka Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu, twizere Imana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tuguma n'ukwizera. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona amasezerano ye. No kubyo tubona mu isi, tuguma n'ukwizera. Mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi ntibizavaho, ijuru
rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amena. Ngo isi ntibizavaho, ngo ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Imana itugirire neza. Ni ikigaragara yuko ibyo twizeye byose tuzabibona, Imana izabiduha, Imana itugirire neza. Umuririmbyi aratubwiye ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ni ukuri amasezerano Imana iduha irayasohoza, nubwo yatinda, nubwo hamara igihe kinini. Imana yaravuze ngo ntabwo izagirana urubanza n'umwana w'umuntu, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Irinda isezerano kugeza risohoye. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi ya 105 ibice 8 ngo yibuke isezerano rye ngo iminsi yose, ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana itugirire neza. Ni ukuri Imana yibuka isezerano ryayo, Imana irinda isezerano kugeza irisohoje. Ni ukuri wowe ufite icyo Imana yakubwiye, wowe ufite icyo Imana yagusezeranyije, nubwo wabona bitinze, nubwo uri kubona haciye igihe kinini, komeza wizere kandi utegereze wihanganye, kuko irinda isezerano ibihe ibihumbi. Ni ukuri Imana ntibeshya, Imana niyo kwizerwa, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Imana itugirire neza. Ngo nubwo isi yavaho, ngo n'ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Imana itugirire neza. Ngo nubwo ijuru ryavaho, nubwo isi yavaho, ngo uwizeye ngo azabona amasezerano yasezeranijwe. Imana itugirire neza. Icyo usabwa ni ukwizera, ukizera ko Imana ishobora byose, ukizera ko Imana ikora. Ni ukuri wowe unkurikiye, izere ko Imana ishobora byose, wizere ko Imana ikora, wizere ko Imana ishoboye. Ni ukuri ayo masezerano yagusezeranije izayasohoza. Imana itugirire neza. Ngo jya ukora nka Aburahamu, ngo ubure amaso yawe, ngo bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Imana itugirire neza. Aburahamu yizeye Imana, Imana yamukuye mu gihugu cy'iwabo, imujyana mu gihugu ntago yarazi aho yerekeye, ari kwerekera, ntabwo yari azi igihugu agiyemo hariho, ariko arizera, yumvira Imana. Ni ukuri Imana ibana nawe kandi mushyitsa y'amahoro kandi muhera y'umugisha. Nawe rero izere nk'uko Aburahamu yizeye Imana. Ni ukuri amasezerano yawe Imana izayasohoza kandi izabigenza neza. Imana yabwiye Aburahamu umwana yaramumuhaye, Imana yabwiye Aburahamu umugisha yarawumuhaye. Imana ajyanye Aburahamu muri kiriya gihugu imugezayo. Nawe izere Imana. Imana twizeye irashoboye, ni inyembaraga kandi ifite byose mu biganza byayo. Icyo usabwa ni ukwizera, ugategereza Imana kandi wihanganye. Ngo mu mwijima wo mu nzira ngo twizere Imana yacu, ngo hasigaye umwanya muto ngo izuba rikarasa. Imana itugirire neza. Mu byo uri guhura nabyo, mu bikugose, mu biguciye intege, mu kigeragezo uri gucamo, uburwayi uri kunyuramo, inzira z'inzitane uri kunyuramo, ni ukuri izere Imana. Komeza wizere Imana, kubera ko Imana ni ukuri izakugirira neza. Imana izagukura muri icyo kibazo urimo, Imana izagukura muri ibyo bigeragezo urimo. Komeza uyizere, wongere uyizere. Ni ukuri uwo mwijima wo mu nzira izawugukuramo, kuko ngo hasigaye umwanya muto, hasigaye igihe gito Imana ikagutabara.
neza, hasigaye igihe gito izuba rikarasa, hasigaye igihe gito umucyo ukakuvira ukava muri uwo mwijima. Imana itugirire neza. Ni ukuri izera Imana, ibyo uri kunyuramo ngo hasigaye igihe gito ikabigukuramo. Ngo nubwo turushywa n'abantu ngo twizere Imana yacu, ngo Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Ni ukuri muri iyi minsi abantu barushya abandi, abantu bagaca intege abandi, abantu bakagirira abandi bibi, ariko wikita kuri ibyo ngibyo byituma udakomeza urugendo. Ibyo ni ibicantege byo mu nzira. Wikita kuri abo bantu baguca intege, wikita kuri abo bantu bakuzanaho amahane. Komeza wizere Imana, komeza wizere Imana, kuko Imana niyo yagira ikihindura ku buzima bwawe. Imana niyo izagukura muri ibyo biri kukugerageza. Ni ukuri kandi ni Imana yo kwizerwa, ni nyembaraga. Komeza uyifate nk'ishoboye, izagukura muri ibyo biri kukugerageza. Ngo mu gihe tubuze inshuti ngo tugumane ukwizera, ngo Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Imana itugirire neza. Mu gihe ubuze inshuti, mu gihe inshuti zikuvuyeho, mu gihe inshuti zigutaye, ni ukuri komeza ugumane ukwizera, ntucike intege. Komeza wizere Imana, kubera ko Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Ni ukuri Yesu niwe nshuti nziza itagisiga umuntu. Yesu niwe nshuti nziza igumana natwe mu bihe byose. Twaba turi kunyura mu bigoye, twaba turi kunyura mu bitugerageza, twaba turi kunyura mu burwayi, twaba turi kunyura mu ntambara, Yesu niwe utajya udusiga. Abantu bo barageraho bakananirwa kubera ko nyine ari abantu, bageraho bakacika intege, bageraho bakagusiga kubera ibyo uri kunyuramo, kubera ko ni ukuri ni abantu. Ariko Yesu niwe nshuti nziza. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese ngo agire Yesu inshuti, agire Yesu umuntu bagendana, kuko Yesu adufata ukuboko tukagendana neza muri ibyo bibazo. Imana itugirire neza. Bibwire Yesu rero, kuko Yesu niwe nshuti nziza. Niwe ubwira ntaguseke, niwe ubwira ntagusige, niwe ubwira ntakuganire, niwe ubwira akakugirira ibanga, kandi ikiruta byose akagusubiza. Ariko abantu urababwira bakakuvuga, abantu urababwira bakaguseka, ariko Yesu ni inshuti nziza ihorana natwe mu bihe bibi n'ibyiza. Imana itugirire neza. Ngo no ku byo tubona mu isi ngo tugumane ukwizera, ngo mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Imana itugirire neza. Ku byo turi kubona mu isi, muri iyi minsi hari ibintu bitangaje, muri iyi minsi mu isi harimo ibibi, muri iyi minsi mu isi harimo intambara, mu isi harimo ibibazo. Ibyo byose byo kuduca intege, tugumane ukwizera, dukomeze twizere Imana, kuko mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Ni ukuri turi hano mu isi, hano mu isi ntabwo ari iwacu, hano mu isi turi mu icumbi, iwacu ni mu ijuru. Ni ku muririmbyi yavuze ngo iwacu ni mu ijuru. Ni ukuri iwacu ni mu ijuru. Iwacu niho tuzatuza, niho tuzicara tukanezerwa, niho tuzishima, niho tuzabyina, niho tuzaruhuka ibibazo, tuzaruhuka imihate, tuzaruhuka imiruho, kubera ko nyine ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'ibyishimo, ni ijuru ry'umucyo. Ni ukuri ibi uri kubona mu isi byiguca intege ngo unanirwe kwizera Imana. Izera Imana, fata Imana nk'inyembaraga, fata Imana ko ishoboye. Ni ukuri ibyo uri kunyuramo byose, ni ukuri ngo hasigaye umwanya muto ikagutabara, ikagukura muri ibyo. Kandi ikiruta byose ni ukomeza kwihangana, ukizera, kandi ukabikora ukiranutse. Ikiruta byose izaguha iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ni ukuri buri muntu wese uri kunyumva uyu mugoroba, ndamwifuriza ko yakizera Imana, kuko ngo irinde isezerano ibihe ibihumbi kugeza risohoye. Ni ukuri ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Humura, izabigenza neza. Ni Imana itabeshya, ni Imana idahinduka, ni Imana ikora, ni Imana ikinga ntihagire ukingura, ni Imana ikingura ntihagire ukinga. Yizere, 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 kandi ubikore ukiranutse. Wirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko turi mu rugendo. Isi ntabwo tuzayihoramo, isi ntabwo tuzayigumamo, ngo iwacu ni mu ijuru. Imana itugirire neza. Utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki nawe ngo uprofite amahirwe. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko umuririmbyi aratubwiye ngo Yesu niwe nshuti nziza ngo ihorana natwe. Nawe akira Yesu kugira ngo
akubere inshuti, kugira ngo agendane nawe, kugira ngo akubere umuyobozi. Ni ukuri aya mahirwe yafate, uyakire, umwakire, kuko ukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ukurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, ukurikira Yesu ntabwo ari ukubura icyo ukora. Gukurikira Yesu ni ukuri, ni amahitamo meza. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'iyi ndirimbo. Mwami, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, ngo amasezerano yawe mu kuyatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Mwami Imana, turagushimye kuri Imana igira neza, kuri Imana ikomeye, kuri Imana irinda isezerano ibihe ibihumbi, kuri Imana ibana natwe. Mana, icyubahiro ni icyawe. Natwe turizeye ko bya bindi byose uzabikora, kubera ko Aburahamu yarakwizeye, uramwiyereka, usohoza isezerano. Natwe twizeye ko hari ibyo watubwiye no kubikora uzabikora. Mwami rero, mu gihe dutegereje, duhe gutegereza dukiranuka rwose, kandi tukwizeye, twirinde icyaha n'igisa nacyo, kubera ko nubwo tutabona byinshi muri iyi si, ariko ikiruta byose, ibyo twizeye byose tuzabibona mu ijuru. Mana, habwe icyubahiro. Ita ku bankurikiye nabo, Mwami, bahe kukwizera, bahe kugufata nk'umunyembaraga, kubera kurinda isezerano ibihe ibihumbi. Kandi urashoboye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Biyereke bundi bushya, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka. Mu izina rya Yesu Kristo, barwanira intambara bazi n'izo batazi, babere maso kandi babere ku rugamba. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa. Batari bakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Bacitse intege n'abasubiye inyuma, bongerera imbaraga. Ubugingo bwacu niburindwe nawe, Mwami. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye isi kugira ngo ihe amahoro. Dusengeye ababyeyi batari babyara, kugira ngo Mwami Imana ubiyereke, utegeke ku buzima bwabo, nabo bakira igitangaza. Urakoze Mana, urakoze ko wabanye natwe. Mwuka Wera nazerekeza iyi ndirimbo ikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Mana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.